Ekipe muri rusange imeze neza, umwuka umeze neza, muri lokal aho turi tumeze neza, turi gutekereza kuri match. Ikintu cyose turi gukora ikinini no kuganira kugira ngo tureke umukino twabasha kwitwara neza. Hanyuma urebye uko groupe imeze mu mutwanya bavuga ngo muraganira kuri match. Abenshi baravuga bati ekipe ya Peri mu bikombe biheruka emira batsinda. Mu mutwanyo harimo intsinzi ku buryo bene umureye ku munsi w'ejo ameze neza. Icyo twitegura intsinzi buriya nibyo hagira ikibani mu mashiko n'intsinzi byose bigenwa n'Uwiteka kubera ko niwe ugena, ariko twebwe numva ko tugomba kubasha gukora neza kugira ngo tubashe kuba twabona intsinzi. Hanyuma urebye karite y'abakinnyi ikipe ya Sport ifite na karite ya Peri, ubagereranya gute? Navuga ko kuri karite burya karite igirwa neza n'umutoza kuko niwe ubasha kuba wirema, niwe ubasha kuba wayikora ibyo ibasha kuba yabura akaba yabasha kuba yabiha. Navuga ko umutoza kuva yaza urwego rwa Rayon Sport rwagiye rubasha kuba rwazamuka, hari ibintu byinshi turi kubasha kuimprovingaho gukora kugira turebe ko twabasha kwitwara neza cyangwa kubona intsinzi cyakurusha ko twabasha kugera imbere y'izamu. Muri shampiyona ifunze shampiyona byaragiye igisigaye n'igikombe cy'amahoro mugomba guhatanira mu mitwe yanyu harimo igikombe cy'umunsi w'ejo mwiteguye kuba mwakukana igikombe kandi kugarukira rimwe. Intego twe dufite intego ebyiri, dufite intego ndakeka yo ku munsi w'ejo niyo ntego nyamukuru kubera ko izadufasha kugira ngo tubashe kuba twasora ikipe ya Rayon Sport. Shampiyona dufite kurwanira umwanya wa kabiri kugira ngo tubashe kuba twabona ko twabasha gusora ikipe ya Rayon Sport. Intego ziracyahaye, ntago intego zatuva mu mutwe, dufite gahunda. Kuri match ya Gorilla ntago wagaragaye kubera ikibazo wari ufite cy'ibyinyo, umeze neza kwizera ku munsi w'ejo arabari. Ubu ngubu meze neza, nta kibazo, ndashima Imana. Meze neza kabisa. Hanyuma urebye izo ntego uvuze ebyiri Rayon Sport ifite, bamwakiye hanga amahirwe ngari iki buryo mwazigeraho kwijana aho gutwara igihe gikombe ndetse no kujya ku mwanya wa kabiri? Navuga ko ku 10 twafata nka 6 cyangwa 7 kubera ko twe dukeneye igikombe kuruta uko APR gikeneye, kubera ko ni twebwe dufite ibyo dushaka kuba twagenda cyo ko APR hari ibyo yabashe kuba yagira, ariko natwe dufite dushaka kuba twagera. Hanyuma ubushize bw'umukino heruka muri interview waratanze aravuga ngo abenshi ko abitekerezaga siko byagenze, ikipe ya APR mwayirushije ati ndetse no ku mukino wanyu mu gikombe cy'amahoro urifuza guhura nayo, ibyo bintu barabivuze barayikuzaniye, hagiye gukurikiraho ikirono. Let's see tomorrow ko bizagenda, kandi ndumva ko ari ikintu nkeneye kubona cyane umunsi w'ejo. Abantu babone kwizera ku munsi w'ejo mu isura yo kwishimira igikombe. Of course uyu mwaka natwaye igikombe cya FIFA series, ndakeka ko ngomba gutwara n'igindi cya kabiri nka Rayon Sport igikombe inshallah, Imana nijye. Uriya umukinnyi avuga ariko amasezerano abashije kuba yarangira, ndacyafite amasezerano na Rayon Sport ntabwo ararangira, mu minsi iri imbere ndi kubibara nkaho nyafite. Ubu ndacyari umukinnyi wa Rayon Sport, bizaza bindi bizaza mu nyuma. Rayon Sport ni ikipe nziza, ndakeka ko ushobora kuba nawe uyifana ariko bihiding ukuntu, ariko ni ikipe nziza buri wese yakwifuza kuba yakinamo. Twabonye uzamura urwego nyuma y'aho ikipe zari nyinshi cyane, uzamura urwego rwawe ukageza aho ugasubira no muri equipe nationale, imbaraga washyizemo zimeze gute, iki cyagufashe kongera kugaruka kugasonga? Urumva ko mva gukina muri Saudi Arabia namaze umwanya nicaye kubera ko hari ibyo nari ndi gukemura ndashaka kuba nakora, niyo mpamvu nari nahaye umwanya kugira ngo mbe naruhuka nkore nizo gahunda zanjye ndi gushaka kuba nakemura gukora. Aho nabashije kuba nagaruka, urumva nari maze hafi amezi 6 bisaba gukora gake kugira ngo ugaruke kuri ya level. Ndakeka ko ikibyisha inyuma no kuba nakora, nta kindi kibiri inyuma ndetse n'Imana. Hanyuma Kwizera Olivier, abenshi mu bakunzi b'amakipe cyangwa se n'abanyamakuru cyangwa se n'abarebera umupira muri rusange, reka tuvuge ngo n'abakunzi ba ruhago, akenshi bakubona mu kibuga basa nkaho ukora ibintu wenda ubikoroheye, ariko biba byabagiye mu mutima ugasanga nyine bagize ubwoba. Ndavuga ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, hari nk'ahantu ejo bundi Nyamirambo baguhereje umupira uri imbere hagati y'abadefanseri babiri, urawutanga urongera unasohoka ukora indi APR, barongera baroguhereza sharongera guhereza abantu ku mutima wenze kubavamo. Bira bintu bisa nkaho bo bibakomereye mu mitima y'abantu, bikorohera gute kugira ngo bira bintu nyine wo bikore? Urukumva ngewe icyo mba nshaka si ugukora ikibi, nifuza kuba nakora icyiza buri gihe kugira ngo mfashe equipe. Ngewe uburyo nshobora kuba nabibara nk'umukinnyi wa 12 cyangwa uri extra kubafasha mu buryo bwo gutangira umupira muri build up. Niyo mpamvu usanga nshobora gukina passing cyangwa ibyo ugasanga tugeze imbere zamu biborohe ku buryo babashe gufungura. Hari ikintu abantu batajya babasha kumva, bumva ko Olivier ngo ngumana umupira, ariko ngumana umupira kugira ngo wa muntu bafashe ave kundi muntu kugira ngo abashe kuba yabona uburyo bwo kumusaba. Nago naho umuntu begeranye umupira.
niyo mpamvu abantu nyine misunderstanding icyo kintu batabasha kumva neza, bakumva ko ngomana umupira ndawutindana cyane, no kugira ngo mbashe kuba nakre nta bundi buryo kiba kibiri inyuma, nta kindi kintu kiba kibiri inyuma. Dusoza ubutumwa ku ba Rayon Sport, ku bakunzi ba Rayon, ku munsi w'ejo banabasezeranye igikombe. Navuze Imana nitanga ku munsi w'ejo, ndakeka ko ari umunsi wacu. Mwakoze.